nyemerera uyu munsi tukubwire akantu kuri Mukire TV, tukubwire akantu k'uburyo ushobora gukura ifoto muri video. Video yose ufite, ibe filime cyangwa se ibindirimbo cyangwa se indi video yose ufite kuri telefone yawe, harimo nk'ifoto wishimiye, tugiye kukwereka uburyo ushobora kuyikuramo muri video ufite, video yariyo yose. Mbere na mbere ariko dushimiye abakoze subscribe bose, nawe niba uri mushya please ntugende udakoze subscribe hano kuri Mukire TV kugira ngo ujye ubona utuntu tw'udushinga twishi twaguteza imbere, tujyanye n'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ikoranabuhanga. Tugenda dushyiraho udushinga twishi. Iyo ugize ikibazo jya muri group yacu ya WhatsApp, ukatwandikira tukagusubiza. Abenshi niho banyura, nayo ushatse kuyijyamo ni nimero 0788 98 31 ukajya muri group yacu ya WhatsApp. Niba ari nk'umushinga ugiye gukora bitewe na video tugenda dushyiraho zibivugaho, ukagiramo nk'akabazo runaka, watubaza nta kibazo. Reka uyu munsi tujye mu cyatuzinduye, uburyo wakura ifoto muri video yose ufite. Mbere na mbere uzabanza downloading kano ka application kuri Google Play Store, kano kitwa Photo Editor Pro. Kangaka uzaka downloading kuri Play Store, kuko nacyo ari akantu gato kari budufashemo, ariko icy'ingenzi ni ukuba ufite video kandi harimo ifoto ushaka gukuramo. Uzaza kuri video ufite. Twe tugiye gukoresha video y'umunyakoreya y'epfo. Iyo video yagize views nyinshi ku isi, yitwa Gangnam Style, yahawe ibihembo byinshi, award nyinshi cyane. Ni Gangnam Style y'umunyakoreya y'epfo. Kugeza ubu ngubu kabisa nta yindi video irayihiga ku ma views menshi. Tugiye gukuramo ifoto, twibwira ifoto dukuramo mu buryo bwo kwereka uburyo nawe ushobora kubikora ku yandi ma video yose ufite cyangwa se filime ufite kuri telefone yawe. Uraza ngaha kuri video ndirimbo dore ngiyi, ni Gangnam Style. Urayifunga. Hanyuma wowe urafungura indirimbo, uyereke uyiplaying. Nibigera ahantu hari ifoto ushaka, hari ifoto wishimiye, uhita ukora screenshot. Ngira ngo gukora screenshot murabizi, abenshi mufite smartphone murabizi uburyo bakora screenshot. Wowe uraplayinga, byagera ahantu hari ifoto ushaka gukora screenshot, noneho kaga application twavuze kakagufasha kuyeditinga. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ngira ngo twafashe screenshot, ariko izaho kino kintu cyo guplayinga. Dushaka kugikura, wowe uraplayinga kugeza igihe kiviriyeho, hanyuma ufate screenshot imeze neza. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런. ubwo ni ukuvuga ngo noneho dufashe screenshot nziza cyane y'ifoto y'uyu mugabo ari aha ngaha. Tugiye kuyeditinga dukoresheje kaka application kugira ngo bidufashe kubona ifoto imeze neza, itariho kiriya gice cy'umukara kitari ngombwa. Uzaza ufungure kaka application. Ngira ngo iyo umaze kuinstalla kano ka application nta bindi bintu byinshi kagusaba, nta internet bigusaba. Urabona ko ifoto ngiyi dufashe screenshot. Uzaza aha ngaha handitse ngo crop. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze aha ngaha hari utuntu dutatu, kamwe tubiri dutatu tune, uzakora kuri aka ngaka ka kane, aka ngaka kari ibumoso bw'aka k'uburoso. Ngira ngo aha ngaha murabonaho akantu k'uburoso kameze nk'uburoso bw'amenyo, kuri utu dushushanyo turi aha hasi. Wowe uzakora kuri aka ngaka k'akadirishya kanditseho ngo crop, uzagakoraho, hanyuma uhitemo ishusho ushaka ko ifoto yawe izamo. Hanyuma urakurura ifoto ugakoraho kino gice cyose cy'umukara, kugira ngo usigarane ifoto imeze neza. Iyo umaze gukora ibi ngibi rero uzanga handitse akavi hano hejuru,
ugakoraho, hanyuma ukongera ugakoraho ngo done, ugasevinga ifoto. Ibi ni ibintu byoroshye cyane. Na yandi twafashe mbere nubwo yajeho kino kintuza, ariko nayo twarayikoresha kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Nayo ushobora kuza, gusa ko nyine we ufata screenshot itariho tuno tuntu twa play. Hanyuma ugakora gutya ugasevinga ifoto yawe. Uhita rero muri galeri ukareba ko ifoto yahageze. Muri galeri ukareba ko amafoto yahageze. Pictures. Dore ngaya amafoto. Ubundi rero ni bumwe mu buryo wafata screenshot muri video ugahita ukoramo ifoto yawe bitewe n'ifoto wishimiye muri ma video yose utunze. Tugushimira wowe wakoze subscribe kuri Mukire TV. Duhure